Abubu abambere babaga hamwe bagakina bashyize hamwe, byose byabaga ari rusange. Ndabona abo badasanzwe, ibyabo byose n'agatereranzamba, bakorera mu gipangu nta n'imipangu. Abubu impungano yabo nta gupinga, igihombo nta n'umupepera, ubwisanzure bwari murandasi. Abambere basusutswaga no gusurana, bagasanga barya bagahabwa, isano yabo ikaba ubusabane. Abubu ubu urubumamaga rwabaye mu gikari, isoni yo kumenya iminsi yose, byakwa nk'agasigamo agasobanuye. Mama yabaye umushyitsi mu rugo, murumuna wanjye ntamuzi n'isura, niyo asinziriye agizwe n'udusukurira mu rugo. Abubu impanuro iteka no kutarenga igipangu, ubu sinzi ubuzima bwo hanze, ninsohoka isomo rizaba ari imbonye. Ubu isiha zisiganirwa ku rusisiro, n'uwo bagusigiye atagusiga ngo usogongere ubwiza usige ubusutwe. Abubu ubu gusabana ni mu kagurupe, intero n'inyikiriza ari heyi, hero yaheze inyuma y'ihembe, kunyeta ntibikiyoboye, kubikora ni ukurondora, umuco uri gucika tureba. Guhuzenza umwana ni telefoni nabwo bikabera iyo mu cyumba, ntabakiganira dore igihe ni ifaranga, uwawe muganira inama izisumba, utisanga wataye ayo mafaranga mu byo washenye atabizi ukayasesa. Abubu kuganukira ababyeyi byaraziraga, oya ku mwana indashoboka, ashaka guhakanya inama nziza ahabwa. Ubu biraganje, umwana niwe utegeka, ibyo ashatse nibyo bikorwa, ukuri n'ukwe no mu makosa ye. Icyubahiro bagomba ababyeyi ntacyo, nibyo twita amajyambere agezweho. Urutugu ruragana gusumba ijosi, gutarama buri kabwibwi ku musambi, nta gisa n'urusaku kiharangwa, isano iduhuje ari gusangira insirime, ibi nabyo ntibikiyoboye. Abubu inama ya sogokuru igasagamba, imigani imivugo n'inama ze bikaza, kirazira zikaganza turirimba dutuje. Ubu gutarama byabaye by'imbuga, ndavuga imbuga nkoranyambaga, bamaraho amajoro batagohetse. TikTok, YouTube, Instagram n'izindi byabaye itorero ry'abatari bake, we nta kazi zitorezaho, nibo bikora atari umwuga sigaho, wikihangayitsa wangizwa n'ibyo ubona, bigutera gutiba kugatana. Abubu ibi mvuga si amashyengo, sinamatakira ngo y'inamirariro, ariko ibyubu birasa n'ibidasanzwe. Gukosa wahanawaga n'undi mubyeyi akaguha impanuro nk'uwakwibarutse, umunezero ukaganza mu rugo iwacu. Ubu bikoza bigishegabo, intero yabaye intero rimwe, gahunda nimenye ibyawe. Ubu ku mwana wanjye ndakubita, niyo ntero iganje mu babyeyi, mbona aho guta umuco birambye. Abubu mbere bigaga bigoye biyushya kuya, umuvumo n'umuvuma byari ishuri, munsi aha amasomo akirwa ubutitsa, kwiga mu nsisiro z'abihaye Imana, ibyo byari iby'abakomeye n'abana b'abatware. Ikaramu yari agati gasanzwe, ikayikaba umusenyi wo hasi, ubu inyubako zirahekeranye, ikaramu inyerera ku rupapuro, mudasobwa zigasobanura. Abubu ubwenge bwacu buracyendera, haganje ubwenge buhangano, udushya mu masomo ni twose. Kwiga byabaye gukora, laboratwari zaragikemuye, ntitukivunika cyane ku byo gutekereza. Abubu njye mbikubwira nize nicara hasi, ntazi kwambara inkweto uko bisa. Uwicaraga ku ibuye yabaga yubashywe, ubu baricara neza bigatinda, babiri ku ntebe nibwo biga neza, n'ibitabo no kuhasoma buri wese. Ubu koze susu baramusukurira, isabuni isigaye iri hose, gusiba nta mpamvu bimvuga byari ikinyafu, udakoze umukoro bakamukosora, kwandika ku musenyi ugahanagura, bidatinze tushi n'ikibaho bibi bisirimu. Ubu nuko ingingo udakoze umukoro, amakaye n'amakaramu biraganje, murandasi mudasobwa ku isonga, kujya gusenga byabaga ari urugendo. Ikibizi n'utuyirayira, ibi by'imihanda bije vuba. Gusenga ibi bizi sogokuru bananiza, kuva mu cyaro ujya mu misi Kabgayi, ibyerekanaga urukundo rudasanzwe. Ubu buri mudugudu ufite itorero, kujya mu misa byabaye imodoka, amasaha ntiyagena igihe umuntu amarayo. Ubwiza bwayo butandukanye n'ubwa kera, inyubako igihumbi, naho mbere ibiti n'ibyatsi, amase n'inyubako zari zigezweho. Ubu kwicara no kugarama, gusinzira no kurangazwa na telefoni mu rusengero, ibi bikuze mu bakiri bato, ndavuga urubyiruko rwacu. Gusenga ubu bifatwa nk'ibisanzwe, igihe cyo kubikora ni igisaguka, ibyo dukora byabaye ibigirwamana. Njye nakujijwe n'ingereko, kujya kudendekeranya, ibyo kunywa ari amarwa. Inkoko n'amasahani y'ibumba, ibyo nibyo nariragamo, tabure manje ari imboga mu gikari. Ubu kurya ni ibya kizungu, isafari sandwich n'iryo funguro, ibyo mu mahanga biraganje. Abubu amasahani ayo y'amadongo, icyuma namenye ko ari cyo gukata, ubu ku meza kirarishwa. Mbere ubuzima bwari bugoye, inzu z'ibyatsi n'amase bisagambye hose, urumura rudutaduwa rucana.
Kwivuza byari gakondo, umuco ari ukumenya kirazira, umuti uvugutswa n'abakuru. Ubu ugeze i Kigali urareba iterambere riteye intambwe, ibigo nderabuzima biragendwa. Intambwe ntera gutera ituze, erega aho ngana ni heza huje ibyiza, urugo ndeba rurasa n'urusagambye, ituze ni ryose. Ganza sane duhuje ururimi dukunda, ganza sane dukosha tugakomera twese, ganza soko dusigaranye iwacu. Ingende rwesa mihigo wa munyentwari, intore idatenguha abandi, nkorana ubwuzu n'ubushake mu kurengera uburenganzira bwa buri wese. Natabaye umukobwa matabaro wavukijwe uburenganzira bwo kwiga n'abamwibarutse kuko batari bazi byiza byo kwiga. Mbabambuza nkende musigaho mwe kwisenye mwarika tuyishuri. Ntashobora kubaho neza ibishoko bimushomba byinshi bashobora no kwishakira ibishoro. Nuko babyumvishe bamweza ku ishuri bishimye. Bashima Imana bagira bati shimwa Mana wo twohereje mu tugiye inama izuba ritararenga. Nuko mbonye baye ndavuga ati ndigwa amaboko ndigwa gikomera ndigwa kidongo. Yari umusizi mwarimu wacu.